abarwayi nibo bapfaga cyane kuko bo ntabwo bari bazi no kwihisha. Tubamo turi kumwe n'abagabo n'abasore bakagerageza guhangana n'izo nterahamwe, bakagerageza kubwira umuntu ngo ihisha aha, va aha ngaho ujya aha, bakatubwira ati muva aha muze tujya aha. Twabaga mu buzima bwo kwimukamo aho ngaho gusa kugira ngo turebe ko byibuze inkotanyi zazasanga ari abagihumeka. Ndibuka ko hari igihe nabonye hari ku manywa numva umuntu aje avuga ngo abasirikare b'Ababiligi baje kudutabara. Nari umwana ariko ndabyibuka. Babarebeye mu madirishya, harimo abana b'abasore bakundaga guhora bazenguruka babwira abantu bakuru, twese tuva ahantu twari twihishe tuza tuzi ko baje kudutabara. Yewe banakingura imiryango, abantu bose bari barimo batarapfa no gukomereka cyane barasohoka. Turaza hano bari batarahubaka gutya, uyu muhanda wo wari uhari n'ubundi ariko iriya korotire nta yari ihari. Baraza n'amamodoka bakata nk'abaza gutya, ukiza gutya ugakatira hariya usa nk'ushaka kwinjira muri Karayese. Bamwe bahagararaho, abandi banyanyagira munsi ya kuva, umva yuko nyine twebwe turokotse. Ariko ikintu kibabaje, baraje barabanje bazana imbwa zo mu bafrere bazishyira mu mamodoka. Hari harimo umurwayi w'umuzungu muri Karayese, ngira ngo yari umuhinde, yaramazemo n'igihe, nawe baramutwara. Ntiyabashaga no kugenda, baremeye bajya kumuterura. Umuntu wese wari ufite uruhu rwera wari urimo arwaye baraje baramutwara. N'abandi bafrere barimo hariya babashyira mu mamodoka barabajyana. Interahamwe zari ziri hafi aho ngaho kuko hari n'umusirikare wabo umwe wahakomerekeye. Bamaze kugenda nibwo interahamwe zabonye ukuntu zica abantu neza, kuko bari bamaze no gufungura. Ndibuka ko twasubiyemo twiruka tugwirirana, abantu bamwe baburana n'abandi, kuko nkanjye ndibuka ko papa muheruka mbere yuko Ababiligi baza. Twasubiyemo, interahamwe nibwo zasaga nkaho zitangiye kurasa neza, kuko noneho hahise hamanuka abasirikare b'i Kanombe. Ndibuka ko ino bimodoka tujya tubona mu mafilime bifite iminyururu, biriya bimodoka byari biri hano, bafite imbunda ziriho ibintu by'ibisasu birebire. Babanje kwipanga neza, impamvu mbibabwira, twari abana twabareberaga mu madirishya, nahabaga haranyuze amasasu, hari imyenge. Bari bafite intwaro nka za zindi zimwe zidasanzwe. Barashe Karayese, bararashe ku buryo nta muntu wari uzi ko azavamo ari muzima. Bararasa, biriwe barasa umunsi wose, bigeze nimugoroba barananirwa baragenda. Ariko mbere yaho bazanye na essence, baraza basuka ku rukuta uru rureba kuri kuva, basukaho essence, baratwika hanga kwaka, baragenda. Bigeze n'injoro, Twizere yari ikiri nshyashya, bari batatangira kurikoreramo. Papa yaramaze igihe kinini akora hano, n'abandi bagabo
baratubwira bati muze twimukire muri Twizere, inkotanyi zigeze Musave zishobora gusanga bataratugeraho. Ndabyibuka ko twavuye muri Karayese nijoro, gereranyije wenda n'igihe cy'ubu hari nko mu masaa 6 saa 7, uko nako bwije cyane bwenda nko gucya. Twavuyemo bari bagihumeka, twinjira muri Twizere, duca muri uriya muryango wa hariya, uriya yewe iteka iyo ndi hano banibuka ikintu ku kindi. Mfite musaza wanjye ujya umbwira ngo nagaze ukuntu nteye, ntabwo njya mpa kwibagirwa. Ahantu hose twaciye ndahibuka, umuntu wese aho bagiye bamwicira ndahibuka. Uriya ari igihe ntabwo njya nkunda kwinjiramo hano, ariko nk'ubu umuntu aba yagize amahirwe yo kuza hano, ngerageza kwinjiramo nkagenda nibuka ibyo nahabonye. Nari umwana ariko ndabyibuka. Twinjiyemo hari abantu bamwe bari bakomeretse ariko atari cyane, nka ba Theophane. Tugezemo amahirwe make, Theophane ashobora kuba ariwe muntu waguyemo mbere, kuko ndibuka ko twagiye gushaka amazi yo kunywa, tumunyuraho aryamye hasi yamaze gupfa. Tusubira aho twari twihishe twiruka, harimo ikimeza kinini, twinjiramo. N'ubu nuko bitashoboka ngo twinjiremo twese, nagenda mbereka buri hantu twari turi nuko byari bimeze. Tuba munsi y'amameza. Iyi Twizere ntiyari ikomeye nka Karayese, kuko barashe rimwe yo inzugi zivanaho, noneho bakajya baturasa bari no mu madirishya, ubundi bagatera amagrenade wifashe akagenda. Kuko ndibuka ko nanjye nagiye kumva numva akantu karandiye ku rutugu, ndebye mbona ndi kuva amaraso. Ari musaza wanjye wasaga nkaho ari mukuru, mwigaga muri segonderi, arambwira ngo ayo nama ekara ya grenade. Numva harokera, mbona hari kuva amaraso, nkozeho mbona harimo akantu kameze nk'ikirahuri. Ntabwo twagakuyemo, sinzi naho kagiye, sinzi niba kakirimo, kubera ubwo buzima ntabwo kongeye kubyitaho cyane. Uwo munsi twirirwamo, birirwa barasa, ndumva nta n'amajoro 2 twarayemo, niryo ryonyine. Nk'aya masaha nibwo interahamwe zaje ziratubwira ngo nidusohoke, abasigaye nibasohoke. Turimo gusohoka nanone mbona Fideli ukwangira amadadari nawe yapfuye. Nawe twaramurenze kuko yaryamye aha mu muryango ahantu tugiye kunyura. Dusohokamo, interahamwe ziradusohora, twinjiriye hariya, gukomeza gutya badusohorera muri uriya muryango wa 3. N'ibi byatsi ntabwo byari bihari, hari ibintu bimeze nk'imihanda yinjira kuri buri muryango, badushyira hano hirya gatoya. Baratubwira ngo twicare hasi, twese twicara hasi. Barabanza bakuramo buri muntu ikintu yari yambaye cy'agaciro, niba wambaye isaha, niba wambaye ipantaro nziza, ntabwo batinyaga kuyigukuramo bakagusiga wambaye ubusa. Ukabona umuntu w'umupapa bamukuyemo ipantaro asigaye yambaye ubusa, amashenete yo mu ijosi, ibintu byose. Kuko ndibuka ko icyo gihe na mama bamwatse isaha yari yambaye. Barabanza baravuga ngo abatutsi nibahaguruke, baravuze ngo nibazana amarangamuntu.
barayaba. Aba Batutsi barabwira ngo bahaguruke, barahaguruka. Barangije baravuga ngo abicaye ubwo nta Bahutu. Barababwira ngo nibavemo, bavamo, babashyira iruhande. Barababwira ngo nibagende. Ubundi bari bameze nk'abafite abo bashaka. Ndabyibuka ko bahise bahagurutsa Rukanika, bamushyira kuri uyu muhanda ujya ku Rwibutso, bamuguramo ipantaro n'ishati n'inkweto, bamugeza hirya gatoya. Abana be n'umudamu bo bari babasizemo aho ngaho, bo ntabwo bari bahise babahagurutsa. Bamwe ngira ngo bari banaguye muri Twizere, hanze hari bakeya. Barangije bahagurutsa undi mudamu witwaga Dafroza, yari afite abana b'abametisi, nabo barabahagurutsa, babajyana aho bajyanye Rukanika. Barangije bafungura grenade barayibatera. Twagiye tubona imibiri yabo mu kirere. Umuntu wari uri aho wese yumvaga ko ari ugiye gukurikira. Bahagurukije mu bantu bari aho, harimo abari barimo batahigwaga. Barababwira ngo nibagende. By'ikivunge duhagurukana nabo, nje na basaza banje na mama, tutambika muri uyu muhanda wa hano turi Ikivunge. Papa we ntabwo twari turi kumwe, yari ari hirya. Hagati yacu nawe hari harimo abantu benshi, ntiyamenye igihe twagendeye. Tugeze mu marembo ya Kuva, tuhasanga Jane wo kwa Nyiramadadari. Bamuciriyeho ikanzu, hari icyuma kiba ku mbundi imbere gisongoye, bari bakimujombye mu gahanga, cyahingutse inyuma. Ndabyibuka ko twamubonye yicaye hasi, bari kumushinyagurira, harimo umwobo usa nkaho ugera ku bwonko. Twebwe twari abana, isasu ryavuga tukarira. Mama akavuga ati nimuceceke, tutusi ubwo si papa upfuye. Bati oya. Turagenda, tugeze mu marembo ya Brede, tuhasanga Interahamwe ziri kumwe n'umugabo bitaga Gakuba. Ndabyibuka Gakuba bamuhinze n'isuka tureba. Bamuhinze n'isuka, yari umugabo muremure, kuko bari bagufi batamugeraho, bakajya bamukubita isuka ngase nk'uca bugufi babona uko bamwica neza. Tubonye aguye hasi, mama aratubwira ngo nitwirukanka. Turirukanka. Ndabyibuka umugabo umwe atwirukaho, aratubwira ngo nitugaruke. Mama yari afite ikote ry'ubururu ririmo ibiponje byinshi. Yari afite amafaranga, sinzi ngo nangahe ariko yari afite. Mbona amuhaye amafaranga, turakomeza atujyana mu rugo. Tugeze mu rugo ntabwo twumvaga ko inzu hari ikiriho. Usanga barayisambuye uruhande rumwe n'inzugi bazikuyeho. Igitanda batagitwaye ariko matera bazitwaye. Tuva muri iyo nzu, baza kumenya ko turimo. Twari duturanye n'umugabo witwaga Nyamwigenda. Abana bose bari Interahamwe, umugore yabaga yambaye amasasu afite n'amacumu. Baciyeho babona mama, babona ko duhari. Ntabwo tuzahana Interahamwe eshatu zaturutse, n'amazina yabo ndayibuka. Hari uwitwa Eugene, hari n'uwitwa Grace, hari n'uwitwa umugabo wabaga hafi ya 15, kumva nibagira izina rye. Baramubwira ngo nasohoke n'abana be. Mama aravuga ntabwo nsohora abana banjye. Baramwigira bati hari ufite igare, ati mama mbatware no ku igare ahubwo. Mama yicara mu nzu, nabo
baragenda ejo barongera baragaruka tubonye ko ibintu bikomeye by'amahirwe muri iryo joro inkotanyi zasaga nkaho zigeze hafi hano nazo zirabimenya batangiye guhangana nabo cyane basa nkaho batangiye guhunga nabo mu guhunga kwabo natwe inkotanyi twarazumvaga ntabwo twari tuzizi ahubwo natwe guhunga inyuma yabo ariko tugenda twumva ko natwe bari butwice ariko ubwo mu minsi ibiri twamaze mu rugo twahise turwara malariya mama ubwo yakoraga hano yigeze gukora no muri farumasi ya hano mu gihe cya jenoside aho yakoraga kuri reception yaraje abwira umusaza witwa Pacifique aramuherekeza baza kudushakira imiti yari mu kwiheba araza yinjira muri karayese ibitaro byose ari ibirambo gusa ajya muri farumasi adushakira n'imiti ariko Pacifique aramubwira ati reka tujye kureba na papa baraje basanga papa hano we ntabwo bari bamutemye ariko bari bamurashe atarapfa aramubwira ngo najye kuzana amazi yo kunywa basubiye bagiye kuzana amazi bageze mu rugo babona n'interahamwe zigarutse kudutwara babura ukuntu bagaruka hano ntibaba bakigarutse ariko hari umusaza wari uri iruhande rwa papa witwaga Gakwavu we yaranarokotse nuko nyuma yaje kwitaba Imana yatubwiye ko muri uwo mugoroba ariko bafatanyije aragerageza ajya muri sare acumbagira aragenda urumva imbaraga zarashize biba ngombwa ko ahera ahantu ari hari umugabo bakoranaga witwaga Masa aratuye hariya hepfo mu byapa inzu iri mu marembo yo kwa Fifi yaraje asanga aracyahumeka bafata umuhoro aramucagagura amubwira ngo uzongere ukore amazi uzongere ukore amashanyarazi amutura ibyo yakoraga papa ibyo birangirira aho ngaho mama tuzaniriye ibiti turanywa tutaroroherwa tuba dutangiye gusa nk'abahunga inyuma y'abo bandi bagendaga ntabwo twari tuzi aho tugiye kuko umuntu yari amaze guhamuka yumva ibije byose byamutwaye turagenda tugeze ndabibuka ko twageze 15 turi muri Kivunde benshi cyane twasanga uruguruzu turujyamo turabanga tubaho abagira bicanja abagira bicanywa ndibuka ko mama yagiye kudushakira amazi yo kunywa imvura ihise mu gishanga cya 15 amaze kuyavoma abona n'umuntu amazi arayihorera imvura yongeye kugwa kujya kureka ku mabati amazi aba ariyo tunywa hirya habaga hari interahamwe zitetse inyama ariko mama aratubwira ati mujye kubasaba mugume hano tunywa ayo mazi tubaho inkotanyi zigera hano dusa nkaho turi nka 15 tukabona interahamwe zihunga n'abasirikare ibisasu bica hejuru y'Ikanombe bizina tubaho ngaho muri ubwo buzima ubuzima tubamo tugerageza kuvuga ngo reka
tugende wenda turabona udufasha kutumva ko dusubira inyuma nabwo turi gupfe dukomeza kugenda nk'abatazi aho bagiye wagira amahirwe ukahura n'umuntu nawe byamuyoboye ati nta mwanya wo kwica agenda urahura n'abandi tuba muri ubwo buzima interahamwe n'abasirikare barahunga inkotanyi zifata igihugu tubona ko ubuzima bugarutse badusubiza mu ishuri batubera ababyeyi nta muntu uzi ko yari kongera kuryama agasinzira barabanje baratugaburira abarwayi barabavura batwitaho uko bari bashoboye amahoro asa naho atangiye kugaruka abantu batangiye kwisuganya amagaruka hano muri Kararese agaruka kongera gusaba akazi barakamuha arakora barijiraza yatwishyurira turiga amashuri turayarangiza ubu twarakuze turakora twarashatse twarabyaye twariyubatse ikibabaje umuntu abyara ariko ntagira umuhemba umwana ntiwamubwira uti aya ni kwa masenge wamubwira uti aya ni kwa data wacu nta kintu wari umubwira ibyo twarabyakiriye ntabwo tugomba guheranwa n'agahinda turashimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yatwitayeho turiga bari bazi ko dushize ariko turacyahari nta mashami yadushibutseho ntituzongera kwemera ko ibyabaye bigaruka twariyubatse ubu turakomeye turabashimiye murakoze komeze kwibuka twiyubaka